Hey, wamubwiwe n'iki? Nyamara asanzwe muzi. Wari usanzwe muzi nyine. Niyo mpamvu duhora tuniga mu buriri. Bose ufite ubugomere. Abashenzi mwe ngo tume kwica umuntu ntimubice mwambuga. Twiyemeje kumukorera tuzi ko umwana mwiza ntone ko mbona kanzeri n'ikiro. Kanzeri n'ikiro mwambwa mwe. Reka njye Imana nidutabarwa mu mudugudu. Reka mubwire. Reka uriya mukecuru ubundi tubirangize apfe mwana. Igihe kirageze amabanga yose agiye kujya. Murarambuna noneho ukuri kose kujya guhita kujya hanze ndamuvuga. Igihe kirageze Mutata uri hano shaka ndamubona kandi aramuze ubonye hari hakurya kugenda kwanga narababwiye mwanga kunyumva umva niboneye noneho cyaka ndamubonye ariko sinzi rwose ukuntu biri buze kuza kumera. Sibyo nababwiye. Sibyo nakubwiye cyagiye. Shugu cyaka. Hey, wamubwiwe n'iki? Nyamara asanzwe muzi. Wari usanzwe muzi nyine. Niyo mpamvu duhora tuniga mu buriri. Buri munsi buri sangaho wahapfuye umuntu bari kudutangira tuvuye kugoma batunize. Mbivuga mbikubwira uburyo mubonyemo mubonye mu buryo uko biri kose nubwo nta bintu muzi numvaga ari nawe mahirwe yanyu kubimenya n'ibyo bibi ntabwo muzi ibintu mwe murimo mwifuza. wari wabona iki? Bimenya n'ibyo wari wabona iki? Nta kintu wari wabona. Narabikubwiye iki? Narabikubwiye buri munsi Fatima wagize ibintu agaragara muretse uraje ubone nyine. Nzabona iki? Wari wabona iki? Nzabona iki wowe kizira gusiga kizagaragara wowe duhisha amakuru buri gihe. Cyaka wamubwiwe n'iki? Utamuzi siko kare cyaka yakumejeje ngo mbuki yamujije ngo iwawe ni hehe abura cyabiriya nizere ko utahamuranye hako bifite ubwababwiye iki ndi washyize ukuri ahagaragara. Erega sinanjye gusa mwakabaye mwibaza impamvu ufite ubwoba ngana gutya hanyuma mwebwe mukagira bwinshi. Wahamurangiye nakubajije ngo wahamurangiye nahamurangiye nyine nese ryari kunoza ngo kwa Fatima umva nkubwire ubwo nawe urumuramba ariko tumurapanga ndifuza yo kuvanga mvira mu rugo ntagarukira mu Rwanda. Nakubwiye ngo mvira ahangaha cyangwa nakubwiye ngo mvira mu rugo simvira mu Rwanda ushobora kubaho. Nyamara uyu muntu afite ikibazo nyamara mufitanye ikibazo na Shugu wewe na Shugu na Cyako uravuze ngo ngende umuramba muri kugira imwebwe muri gushaka ngo ngende umuramba mubihe abantu muzajya mwirwa mu Rwanda birimo kugenda bisobanura ariko mutete ubwo nawe uravuga siko tugiye kuzajya tugutinya twakubahaga umuntu ejo muri ko twagutera ubundi byagezeho ntabwo byibuye biriya bintu utabinyibutsa kuko ufite agahinda utabinyibutsa biriya byagenze gute nicyo kibazo ndi mu rugo ngiye kubona mbona haje abantu babiri hanyuma barakoma nyisohoka gutya nyitera urutambwe n'igenda ngiye kubona mbona umwe abafashe gutya babaneye umunibwo bamucira igitambaro n'abaje mbunabara haba umugabo wari urimo ubyibushye abaneye ibituga aranjyana niko kwisanga hariya arantwara niko kwisanga hariya kubera iki wundi uri kubiteke ubwo cyaka nabariya abantu nta kintu muba mufite ngiye muri Cyaka Shugu nawe mubiziranyeho batera n'abantu ejo bundi baranize mvuye kuvoma barandiga barandwigiriza mvuye kuvoma kuri ka gahanda kwanza kamanuka hepfo y'iwawe saba bankwe none ngo Cyaka wamubonye
kuki wamubonye ukamumenya wamutweretse baduhaye amakuru koko mu by'ukuri subiramo gato ngo barabugize mvuye kuvoma bananjye aba babiri baba bambaye ibimasike ntabwo upfa abo ngabo muri ka kayira ko munsi y'uyu mukecuru abo ngabo none nabo baje kumujya abo ngabo utarajya kure abo ngabo babiri yambaye masike mu reba ukuntu aba bitekereza hari ese mutate abo bagabo ntabwo bagufashe ku ngufu manage uzi ukuntu noneho baranigaguraga bakanganda ahantu hose umubiri wose mbanza baranamfashe nta nubwo nibuka ibintu bankoreye kuko nagiye kubona mbona mwaje baramfasha umudugudu ibibazo ese ubu hari abayobozi babamo njyewe ntabwo nabyihanganira ndajya kuri RIB njye gutanga ikibazo cyo muri uyu mudugudu wa Bumanzi kandi sinda gusiga ndagushyiramo mwe muvuga ibintu by'abayobozi mu byitondere kuko n'abayobozi nabo bashobora kubigenderamo erega mwebwe murimo muravuga ibintu gusa uradutera ubwoba turi abaturage ukanatera n'ubuyobozi ubwoba reka mbabwire wa mugore we ararari erega ikibazo ni uyu muntu wabananiye ndifuza ko tujya inama ubu ngubu aho bigeze mbere yo kubibwira abayobozi nawe ntabwo bworoshye none ko turi kubabara uroroshye ko turi kubabara tumaze kubona imirambo ingahe mu gishanga kandi nawe ubwawe harimo iyo wiboneye kandi wowe naranabikubwiye ngo byari kuba byiza ugahera iyo wagiye cyangwa se ukaba waranapfuye bikarangira hari amakuru ufite ko turi kwanga kuzana ibintu by'abayobozi ngo nibazana abayobozi ubundi mukobwa waje cyane njyewe naraje nsanga urambara nari nzi ko wanapfuye nubwo Imana ishimwe ko yakuriye aho kari wajya uceceka ariko kubishaka wowe kuba wabihishe ukaba wabihishe waretse bakatubwira twibwirire funga uwo munwa mwese kumushyira ngo bigenda mureke mbabwire umva nkubwire sora umva nkubwire nawe basize ubuzima sinari masize ubuzima none umukobwa waramucecekesheje kuri iyi minota kuri iyi saha tugende kuri RIB aka kanya ndere gite tugende twanagiye kandi nta byari ivu mureke maze mbabwire aho bikirikirwa ikintu numva tugiye gukora nuko tugiye kwihagarara mutate ubwo ndamusanga hariya hirya wabonaga ameze neza njye ntabwo nimusangaga ese uteke umva neza utekereza ko baragiye bacyaka amfasha yasiga amahoro none njye ngira ikibazo ukuntu mureka tujya inama yaba wowe yaba nawe kwanza abandi tugera mu rugo ntuzongere kuva mu rugo umva ubu ni ukwirwanaho umugeri mugakubita igikoresho mugakubita buri kintu icyo ari cyo cyose mugakubita tutazi ibyo turi umuntu niyongera kugufata nushaka uzanamutere n'iryinyo nuko bimeze ibisore bibinga mwoje tugende turajyayo utatubwiza ukuri turajyayo bose ufite ubugomere abashenzi mwe ngo tume kwica umuntu ntimubice mwambuka twiyemeje kumukorera tuzi ko umwana mwiza ntone ko mbona ukanze ari n'ikiro ukanze ari n'ikiro mwambwa mwe umenye ko utaranatwishyura ntabwo uratwishyura nawe uratwishyura kuki mutabishe mwabika bose urandangije n'ijya ahubwo kwica na mugenzi ugera mubwire ko numva wabibonye niba nanjye nabyo reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze ese wewe umva rero mbabwire mwa bakobwa mu kintu gitumye mbazanishisha ndabona nkabicaza nkeneye yuko tuganira kandi ibintu tukabyumvikanaho murabyumva kuko ni ikibazo gikomeye ikibazo mvuga ni nta kindi n'uriya mukecuru usanga murumva iriya rikecuru urarigaruye kandi se nta mugarura simpangayitse iyo ubona ngeraho abandi bari ukuntu nturundukanye nyiro acushubikana ahubwo mufitanye ikihe kibazo ubu ujya gushushubikana mu bantu bari hariya kandi twese dufite ibibazo none se kuki babwira ngo nyine tumwigeho ntimubashe kuba mufite ibintu ariko twebwe ndumva bitandukanye umva mbabwire ngewe ikintu mfa na Fatima
duherutse guhurira mu gishanga ambwira ukuntu hari umusaza ngo witwa Rukundo ngo wapfuye yishwe ngo yishwe urupfu rubi urumva kandi ngo abantu benshi urwo rupfu rwo musaza ngo bararuzi noneho ambwira yuko ngo ibyo ambwiye ngo ari amabanga mbikije ngo mbiceceke ngo sinzabivuge ngo kuko nanjye n'imbivuga nzawe urumva noneho ngeze hose ndasanga barimo kuri Fatuma azi amabanga menshi Fatuma azi amabanga y'igishanga ayo mabanga Fatuma yanga kuvuga wese na make weho yaba yarakubwiye nyine ngiye ambwiye ko uwo Rukundo ngo yapfuye ngo bamujondera ngo ari imishito mu matwi urumva ngo bamukase ngo bamukuyemo n'amaso yanyeretse n'ifoto ye ariko nawe ubwo yari arambwira ngo uwo Rukundo ngo ni se ngo w'umuntu cyane noneho nkavuga ati se kubera icyo ashaka guhisha ayo mabanga niba nta ruhara bifite ubwo renge nagiye iwe mu rugo ejo bundi kumusura bimubajijeho ngira ngo wasanze mpagararanye na mugenzi wawe hariya nibyo twaje nari mucitse yarampita ubwo rero udukuye hariya uri kutwirukanga weho ni igiki ushaka ko twakora uratuzanye ngo nyine hari ibintu ushaka kutubwira sibyo ni igiki ufite ushaka kutugezaho ngo tube twagufasha ngiye ikintu ushaka ko mufasha ngiki kubera ko Fatuma ngiye kumwegera ntibikunda nta nubwo yatuma anaha nambonye aho nyuze yahacisha umwe none nge ndashaka yuko mumfasha tukamuruga ndashaka ko tumwica akava muri uyu mudugudu ko Fatuma ni ikibazo muri uyu mudugudu ntabwo mwe mubibona ntabwo mwe mubibona ejo bundi ntabwo warimo gutaka ngo bakujwegereje nawe wagize icyo gitekerezo cyo ibyo rwose nibwo uyu mudugudu uzagira amahoro nawe se urashaka ko dukora ibyo mbere ntabwo ashaka kubivuga sibyo yabigize ubwiru amabanga yabaye amabanga ahubwo arashaka guhitana abantu yabivuye ngo bateguze wowe urumva nta ruhara bifitemo ntabwo bizatugaruka se tugaruka icyo ariko ntabwo bizatugaruka kereka namwe nimukora umutima bizabagaruka kuko ni ukubona abantu banagenda yesu we ukuntu wirirwa ujya ngo gusenga ngo ngaho ngo waraye mu masengesho umva reka nkubwire cyo kuramba mbashije kumva reka nkubwire urabyumva neza ejo bundi wahuye na cyane simwahuye se ko watubwiye reka tumufashe mwana ejo bundi njye banyikuriye mu rugo abagabo babiri banejeje sindi kumwe namwe pereka oya mwana reka tumufashe njye ndihangayikiye nta mahoro mfite rwose pe reka tumufashe noneho turebe ibizagaruka uzabyirengera ibijya ariko nzabyirengera ariko nzabyirengera uzi kwica umuntu njye ndi kumwe nawe nase wibaza ari guhisha iki waretse se uko kuri akagushyira ariko wowe si wakubise cyaka nawe birakugaruka urabizi umva mbabwire ibyo nabwiye ntimwabyumvise muhaguruke mumvira mwihute tubyemere tugiye kubikora ariko ntagiza nyine ingaru zizamo aha uzabyirengere wa mugore Fatuma atinyuka nyirukane ndi mu baca ntabwo biraza kurangirira ninjye nawe purani ya mbere ni yanga ndakora purani B ariko baka Fatuma agira ati nigeze mbe mu maso mutete wamwumvisha uriya mugore namwumvishe none se kiriya kibazo wowe uri kucyumva yesu shamana yanjye ni ukw'Imana abagore b'iyi minsi ni ukubabona bagenda ngo ngaho ngo bagiye mu nsengero mana we reka njye nkubwire Imana nidutabarwe mu mudugudu reka nkubwire reka uriya mukecuru ubundi tubirangize apfe mwana reka tubikore mwana apfe arangize uzi ngo hari ibintu ndi gutinya ni wowe ubivuze ayo magambo ni njyewe mwana reka tumurangize ahubwo uzi uriya mukecuru gute ajya mu ruhame rw'abantu twavuga kuri kiriya kibazo yangiza akavuga ngo unavuze ngo umuceceka akarakara kurusha none mbingo nawe izirikane nziza koko nawe barakwandusha reka mwana njyewe nabikora ariko ahubwo gute wabikora wakwica umuntu ku myaka yawe 20 wakwica umuntu
gute tuvuye hari ahubwo se nzi ko neza tugiye kubikora hamwe none ukaba unyihindutse wowe. Umva Imana izambaza ibindi byaha aho ho wapipe ndayamanitse Neza urabyanze. Mwana winenguha winenguha. Imana wapi ntabwo byavamo. Urabyanze neza. Ni ukuri kw'Imana nawe ahubwo uhindura intekerezo ni ukuri kw'Imana. Njye nta kintu nabitekereza. Njye nta kintu nabitekereza ahubwo waraga umuntu agapfa bagacupa bakamushyira. No se ubwo ari icyuma agiye kumutera. Ariko nawe urasetse. Hari icyuma se mfitanye ngo ugiye kumusogora. Mana we gira udutabare ni ukuri kw'Imana. Njye ndi no kumva ibintu uri kumbwira bitari no kuvamo rekana nigendere n'ubitekerezaho umamagare cyangwa uze kundeba mu rugo. Mana we Imana ni dutabare. igihe kirageze amabanga yose agiye kujya Tete amakuru Amakuru ni meza wasamba kubyara. sha nanjye ni meza uretse iri zuba. Izuba ryo rimeze nabi ni ukugenda nabi. Izuba rimeze nabi. Nta kuntu naguhereza se ukanywa ukareba ko rino zuba icyaka cyagabanya. Ubusa wagahaze ako kaje ni bwoko ki? Ni akaji. Sha nakwisomeraho n'ubundi byari bimeze nabi. Ese ubundi wowe uranywa ibintu birirwanye kuri iri zuba bishyushye aha. Ugenda unywa ibintu abantu basigaje by'ibice biriwe baciramo. Maze wowe utwaye iki nk'umureka kingwe? Reka reka. Umwana wowe uri kumenera ji. Akuzi ko wabyibuze. Ngahakira nawe yinywera. Nayakeneye ngaho yinywera. Nese kandi ukeneye ibintu biriwe baciramo. Nese wowe ufite ikihe kibazo? Kuva mu gitondo nakubonye aka gacupa gafite. Nese agacupa nimba nari ngafite nkabamuhaye ngo soma. Aha nayakeneye. Ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Ntabwo nyimena kandi ntabwo ngaho muzanira inzima none nkuzanira inzima. Ndayimuzanira nyine. Iri hehe? Ahubwo ko ndaje nkuzanira akuzuye. Ntukajye unywa ibintu by'ibice. Ntabwo bizora. Umuntu w'umumama wiyubashye gutyo. Ukuntu narumye. Ese ubu ngaho ubundi wateye. Genda unywa utuntu abana basigaje baciramo. Ubundi wowe uteye uturukaye umureka kinywera. Kandi nyamara nawe ibintu burimo ntabwo ari sawa. Ntabwo ari so umuri iyo umuhereza aje akinywera. Uwo urabona ari no zuba uri kubona icyakakisha abantu none nawe ngura mwakari. Ino kutahaguruka. Ugirira imwe noneho abantu baba mama. None se uyu mumama urabona umuntu atameza akaji kugira ngo inyote shire. Iri zuba wowe uri kubona wakomeza kuhanga. Ubwo rero ngo bagenda n'abantu bari. Ni mubonye no se ubundi haryo ukora he ku buryo wabaye umuterankunga w'abantu. Mwese guheza umuntu n'icyaha. Ni icyahara. Kunarumwe. Ubwo nawe rero uvuye igiriya. Mureka amana. Ngaho genda nagenda kuzanira inziza, nagenda kuzanira inziza none. Kutagenda. Ariko uransiza urashaka. Kutagenda. Ariko uzi guhereza umuntu w'umucece ikintu yinywera ngo nurangiza ngo reka. Ntabwo wakamuhaye igice nimba wari umwubatsi wari umukunze wari kumugurira. Umva ngaho ugenda umuhereza. Iyuzuye. Muhereza ibyuzuye se noneho uteka amahoro ataha. Ngaho bimuhereze. Ahubwo ni n'agasuzuguro. Ukora iki mbujije kuyema? Bajya bagusuzugura. Ese abadamu mwagiye mwiyubaho we? Umwana ugana kuriya aguhereza akantu k'agacupa isoma. Numvaga rero bakamusigiye aragusigira mwana. Numvaga rero ntacyo bitwaye. Aha.